Muraho bakunzi bacu b'Amatare TV, twagarutse kandi ni kuri ya channel yanyu mwadukunze muri benshi, niyo mpamvu natwe tutazahwema kuzoza tubazanira ibiganiro umunsi ku wundi. Uyu munsi turi kumwe na mugenzi wanje nkuko mubizi ko dukunda kugendana, mugani we yandirimbo ngo aho twagendaniye. Turi kumwe rero, reka amazina ni yayandi nasanzwe n'ibisabo Jori. Wewe Nyespe n'amarembo. akorera ku Ndondo TV. Korera ku Ndondo TV wane, wowe utarakora subscribe gende ikore. Muyikore kandi yembe muzamugira umutima woroshe. Niki uko mugiye mukandaho je narambwiye ngo iyo nkabona ko umukara kari imbere yanje kaza kansumu buri gihe bikomera nabi, kandi umuntu uzureba ikiganiro atarakora subscribe baba ari umuturage. Urabeshe none se kuba kwamukenera kuguma kureba umuntu gusa, ejo kuramureba ejo bundi kuramureba utaramukandira subscribe. ariko jewe simpamone ko ari umuturage, ahubwo abafite nabi. Inabi si bwo buturage. Inabi gakujya ubona inabi ivanze n'ubuturage. None ubu nyine nta musirimu ugira inabi cyangwa ni gute? Icyakora wa mugani nta musirimu ugira. Nyine ukuri abantu bazakurikirana ibiganiro by'abandi utaramushigikira, kandi gamuyemye muzamenye ko aricyo kiba kitwicaje aha ngaha. Yegora uko tuba twasize utuzi twacu abana tugakenera ngo tugume tuze tubaganirize, muzamureka kuboweka. Oya yuko uwaca havuga karavuga ukuri, nukuri muza mubikora ni byiza. Rero mwagumye kudukunda, natwe turavuga ngo tuzoza tuza uko bweye nuko bwije. Amakuru ari hanze se namaki wowe makuru gaya hanze abari menshi ariko ya Yesu ganiye tuza tumenya nahari yandi ari barishim ubwo Yesu ariyo tumenye. Nukuri nimeze ngaba ngutubwira ngo amakuru ya Yesu makeye. Amakuru ya Yesu yaradupfiriye ku musaraba, twari abanyabyaha. Yesu atugirira impuhwe n'imbabazi, aradupfira igorogota ku musaraba, inyabihanga bose kugira ngo tubone iki? Ubugingo. None ese nkubaze mwene da, usibye igitabo ca Yohana 3:16, usibye Zaburi irivuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa. Hari ikindi gitabo wibuka? Nobiyobegwa tubwire bibiri gusa. Ibitabo bibiri nawe ntumvanike cyane, ariko nko mu gitabo kiriya c'umubwiriza 12 haravuga ngo uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragira, ngubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo ibiri muri ino si byose bibi. ariko nuko oya ibipande tuzi kuri ya ni byinshi. Hariya mu migani, ese ni imigani Matayo 6 haravuga ngo ese ni ntemo gashwaga haravuga ngo mwirinde ntimugakorera ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, ngo nkuko ni mu bigenza mucyo ari nta ngororano muzagororerwa na so. Abantu bakora ibyiza byabo imbere y'abantu kugira ngo babarebe, abo bantu nta ngororano muzabona. Ijambo ry'Imana muryakire. Arabahumemena turaryakiriye mu izina rya Yesu. Umugore umwe baramubwiye ngo navuge ijambo ry'Imana. Aravuga ngo hajya rya jambo riza rivuga ngo cyatumye gusiga ikereti
mbona kugira ngo usigare utunganya ibyasigaye bidatunganye nimba ari ni muri Tito gatanu urarizi mama muri Tito noneho ngo amari we yamavuga ngo nimudusomere muri Tito gatanu waravuga ngo icatumye gusiga ikerete ngo nukugira ngo usigare ukeretura ibyasigaye bidakeretura uwo ngo yaragiye kubwiriza gukereturaga no gutunganya ibyasigaye abantu bagende bite ku ijambo ry'Imana bite ku ijambo kubera ko udafite ijambo muri iki gihe nta kindi kintu wogeraho habe na kimwe cyane n'ukuri ijambo niryo rya mbere nuko ryatunaniye muri iki gihe ariko ijambo niryo rya mbere iyo ufite ijambo cyangwa iyo uhawe usenga kurumva nta magambo uzugira woyagira gute woyagira kuko uzamva ibiha bivugwa ukaza ukenera wahura na mugenzi wawe ahavuga ukaza ukenera ngo iyo utambuka ntiwumve n'ibyo ahavuga wenda nimba ari makuru mu muhanda hari ukamukenera gutambuka iyo ufite ijambo muri wowe cyangwa uhawe usenga naho iyo udaherutse kurambura igitabo cyangwa ukamenya ngo umuntu uhawe usenga ntuwasabana n'Imana uzubona abagore babiri bari ukagira ngo uwo gatatu ukanga gutambuka ukavuga ngo reka naje nje muri bariya ngume numve imushene bafite naje nkijemo ndera igipindi nimba bavuga ku muntu umutegere ariko hari umugore umwe sinzi ukuntu namubwiye ni amakuru nari numvise mu muhanda ngo mane ndamubwira ati yewe tuzi ko bavuga gutya yamubwira ngo ibyo bintu ntubimbwire ngo ntubimbwire ni amavuga ngo uyu mugore ndamugira inshuti ijambo yararimize umuntu nk'uwo ari we muzoza mugenda umuntu ufite ijambo ry'Imana ntazabonaga n'umwanya wo guhagarara n'undi muntu mu muhanda wowe ubona gute ni mu wiwe gusa n'ibyiwe naho hanze kandi utambuka hanze kandi abantu ntibakubona yewe kandi usanga ufite n'ibibazo byinshi mu nzu mu wawe ariko abandi ntibakubona hanze uza wamubasekera igipindi cyinshi uhabasekera utambuke cyane ubu nyine abantu uri mu guhura n'umuntu akamasa nk'aho akwereka ibibazo mushinyikire ariko abona musuhuza ntagusubize kubera Terese mugane wa agura mugabo wacu nawe musanze kubera Terese zamaze abantu ariko abantu bagende bareke Terese mugende mwisunga Imana muri iki gihe dukeneye Imana nta kindi kintu usibye ijambo ry'Imana no kwita ku Mana ukabwira Imana yonyine niyo wabwira ikiri ku mutima wawe yonyine gusa ariko udafite Imana muri wewe mwene data wakwandagara hano uko ni ukuri yeme noneho hari umuntu waje kumbwira arambwira ati ababaye afite agahinda uwo muntu ntiyabyaye nta rubyaro agira arambwira ati mwene da ngiye kukubwira iri jambo none umfashe mu bitekerezo kandi nutanamfasha ariko ndabikubwira kuko umugabo yabimbwiye ati umugabo we yaramubwiye ngo babuze urubyaro bashatse umwana baramubura barivuje ntibyakunda none aho bigeze namuhangure ashake umwana ahandi noneho umugabo aramubwira ati rwose aho bigeze kwihangana narihanganye bishoboka ariko aho bigeze mbabarira nshaka umwana ahandi nzomara kumubona tumucure azoza hano mu rugo ndetse iwe ngo ariko amubwira namubona namara kumubyara azama amuzana amushyire mu rugo ubwo yaba amukura kuri nyina urumva azamugura akamubwira ngo nzagenda tuvugane na nyina tubyumvikaneho noneho namara agende namara kumubyara gutya amamuzanira ari we umurera ndamubwira ati se uba kurumva bizakunda
zokunda kuvuga ngo umuntu agenda abyare ubwo namara gukura umwana mu nda amuguheze ari wowe uje kumurera ari umubyeyi wabyaye wabonye ubucungu bw'umwana sinzi ko yamukundira kandi ntawe yaje kumurega ngo yamwime umwana ntawe yomurega kuko aba ari uwiwe noneho giwe arambwira ati byaramugoye kugira ngo yemerere umugabo ngo nagende aje kubyara hanze byaramugoye none wowe n'ikihe n'amahoro yewe none se bakubaza hajya wavuze ngo umugabo niwe wahanguye umugabo iwe yasabye umugore ngo amuhangure aje kubyara hanze umugabo ari uje kubyara hanze aje kubyara hanze azana umwana biragoye ariko kandi ari wowe wo muhangura jewe ari nkanje nivugire jewe vuga nawe ari nkanje jewe mbona ko nta yandi mahitamo byaranze kandi mbona ko umugabo wanje akeneye abana namuhangura umubwira ngo aje kubyara no muhangura nkamubwira ati genda ubyare numara kubyara uzane umwana mare cyane amubyaye yamara akagenda agiye akagenda nagiye kuriya nawe aba yabikoze babyumvikanyeho ariko gareka nkubwire ikindi utazi n'umuhangura tagiye gukoresha bibiriya ndivuga ngo twihangane kugeza gupfa n'umuhangura uzawufatikanyije nawe caca siko bimeze ngaha n'abandi turi kumwe aha ngaha bodufasha ngo wowe kurabyumva gute mwene data ngaho ntibadufasha naje ukuntu numva turamutse tubyumvikanye akambwira ngo akeneye kubyara naje namureka akaja gushaka umwana ariko ibyoba nyuma akagenda akagumayo jeta nakumva ko mpemukiye kuko n'ubundi umuntu yaguhemukira kandi nkaba yagiye mwavuganye mwumvikanye mbese niko kuvuga ngo nobyemera mvuga ngo ingaruka zizose nyine nazo nzaza kuko byanze bikunze na wa wundi agiye haramukeneye sibyo aho agiye kubyara uwo mugore nawe wenda aramukeneye cyangwa se keretse bibaye ari ukuvuga ngo uwo mugore agiye kubyaraho nawe afite umugabo wiwe babana wenda umugore agakora amakosa akabyarira mbese zikaba inyungu za wa mugabo waje gushaka umwana uwo mugabo yokora ntabwo yoshaka umugore yoshaka umukobwa utarashaka yoshaka umukobwa utarashaka noneho akagenda akamubyarira iyo ngiyo akazozanira ntamugire umugore oya kuriyaga yamaze kumubyarira yaba yabaye umugore yovuga ngo aramubyarira umwe akaje kwitera hejuru abyara ahubwo urumva se wa mugore yoshaka undi mugore none warashatse umugore ukarahira imbere y'Imana n'abantu ukavuga ngo uzabatandukanya noneho wewe ishireho wowe niwe ufite kiriya kibazo akuzaniyeho undi mugore kurana ko byogenda gute none se ni gute umugabo yagize icyo kintu sibyo hari n'ababikora jewe ndi kuvugira inyungu z'uko wa mugabo yagize n'umutima wo kuvuga ngo ngishe inama umugore wanjye kubera ko umugabo arashobora no kubibona gutyo akamusohoka akagenda gusukaza umuntu mukuru cyangwa yabikora atagishije umugore inama gusa atakugishije inama akakubwira gusa ngo mfite umwana uwo mubwira ati genda umucuruzi ariko noneho yakugishije inama oya yakugishije inama jewe namwemerera kabisa yego naje namwemerera jewe sinomwemerera wogira ute jewe nomubwira ngo niyihangane naje ndihanganye mfite ikigeragezo ni jewe ugifite kirandukije kirangoye ariko aho se mubonye umwana mwembi akazaza basetsa mu nzu nubwo nyine abatari uwawe umugabo aba ari uwawe ariko uburyo mu mugore aba ari uwawe mubamuhuriye aba ari umugabo ntaba ari uwawe nyine ariko kiva ari umugabo wawe wamubyaye
kera n'uwawe muba mwarahuje amaraso n'uwawe yemwe ngaho abadukurikiranye iki kintu ntabwo dushoboye kucumvikana abagenzi banje baravuga ngo bo muhangura akabyara jewe mvuze kuko ntomuhangura baze kutubwira muri komantere mutubwire muri komantere mutubwire uko byoza kubwira ari wewe uwo mubwira gute niyihe nama mwumubwira nawe wenda azadukurikirana azabibona yumva inama mwamubwiriye ga nimba azomuhangura cyangwa nimba azomubwira ngo niyihangane nkuko nabivuze sawa ngaho murakoze naho ubutaha yego